rya byose. Aya ni amagambo aboneka kuri paji ya 7 ya Bibiliya Ntagatifu. Ni mu jambo ry'ibanze ryayo, aho uyisoma aba amaze kurenga izindi mpapuro 7 zanditseho amashakiro. Ijambo ry'ibanze nyine, kuko rifite umumaro munini mu gufasha usoma kumva no kwiyumvisha ibyanditse muri iki gitabo gitagatifu. Ariko benshi muri twe niturisoma, yewe hari n'abatazi ko iryo jambo ry'ibanze ribaho, nyamara hari byinshi rihishe. Bibiliya Ntagatifu iyi ikoreshwa muri Kiliziya Gatolika, benshi twemeranya ko ariyo yabanjirije izindi nyinshi zitandukanye. Ni igitabo kigizwe n'amapaji 2216 kibumbiyemo ibindi bitabo 73, kandi buri kimwe muri byo kikagira ijambo ry'ibanze ryacyo. Gusa amoko menshi ya Bibiliya, izo mpapuro ziriho ijambo ry'ibanze zakuwemo, ntizibonekamo. Umuntu yakwibaza ngo ni kubera iki izo mpapuro zakuwemo? Ese izirimo kubera iki yagiye hongerwamo ibindi bintu? Yego, unyumvishe neza, zakuwemo maze hagira ibishwa abazisoma. Mbese ntibagira amahirwe angana yo kumenya amakuru yose akubiye mu jambo ry'ibanze rya buri gitabo. Kuko wenda kumenya ayo makuru hari byinshi byagombaga guhindura mu myigishirize no mu myumvire y'abigishwa. Urugero, hari nk'abasoma Bibiliya bayizi neza, bayize, bayicengeye, ariko batazi impamvu igitabo cyitiriwe Mwene Siraki hakomeza kuvugwamo ijambo Mwene Siraki, hakavugwa izina rya se aho kugira ngo havuge izina ry'umwana icyo gitabo cyitiriwe. Iyo usomye ijambo ry'ibanze ry'iki gitabo, interuro ya mbere uhura nayo ni igira iti: izina nyaryo ry'iki gitabo ni ubuhanga bwa Yezu Mwene Siraki. Yego, umvise neza, somye nti ubuhanga bwa Yezu Mwene Siraki. Kugeza aha noneho utangiye kumva ndetse no gusobanukirwa impamvu Mwene Siraki ari we Yezu igitabo cyitiriwe kitanditswe mu mazina ye bwite. Kuko ntibyari koroha kumvikanisha ndetse no kumvisha abakristo muri rusange bakurikiye Yezu uyu wo mu Isezerano Rishya ko habayeho ba Yezu babiri: Yezu Mwene Siraki, Yezu Mwene Yozefu. Yezu w'Isezerano Rishya na Yezu w'Isezerano rya Kera. Mu gihe benshi bamaze kumvishwa ndetse bamaze no kwizera izina rya Yezu nk'izina risumba yandi yose, kandi ryagenewe umuntu umwe rukumbi, ku buryo nimvuga Yezu urahita wumva Yezu Kristo Mwene Yozefu, umwana w'Imana. Ibi byose ni ibintu byagizwemo uruhare n'abahinduye Bibiliya mu zindi ndimi, harimo n'urwacu, Ikinyarwanda. Bamwe barihinduraga Jesus Christ mu Cyongereza, Jesus Christ mu Gifaransa, ariko biba akarusho iyo bigeze iwacu mu Kinyarwanda, aho bamwe bahinduye Yezu Kristo, abandi bagahindura Yesu Kristo. Yego, nawe byibazeho neza, ni gute ijambo rimwe, yewe ryongeye ry'izina bwite ry'umuntu, risobanurwa mu magambo abiri ajya gusa kandi atandukanwa n'inyuguti imwe sa na za, yose yakaboneka mu gitabo gitagatifu, Bibiliya yera, Bibiliya Ntagatifu. Ibi byose n'ibindi twahishwe, yego twahishwe nge nawe, wowe nabo, urabisanga mu kiganiro Wari Uziki ubona hano kuri channel ya YouTube yitwa Ibiriho Iwacu Groups. Icyo usabwa gusa ni gukanda subscribe